umuntu yicara hari akavuga umugabo we akavuga uko umugabo ateye akavuga inenge zo mu buriri. Umugabo yarantaye bwa mbere sibyo aranta arongera asaba imbabazi turasubirana dusubiranye biba byiza kurusha subiranye biba byiza kurusha subiranye biba byiza kurusha biba bibi nagendeye ubuntu nta n'ihene bankoye nta n'inkoko. Mu bimenyetso watanze hari urupapuro rw'inkwano werekanye ariko abantu baza kubona ko rwanditswe muri 2014 kandi bivugwa ko mwatandukanye muri 2010. No vuga ngo ikigiye mwari mwaratandukanye agusaba ko mwabana mukoze ubukwe. Yego. Bosco Empire. Ngo ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo ikaze muri iki kiganiro. So hari abantu bakomeje kugenda mu by'ukuri bambaza ate se wazagize ikintu utubwira kuri mama Charlene cyangwa se uyu mugore ngo umurokore ngo ufite ngo ibibuno byagiye bisaza ngo abapasteri cyangwa se ngo abagabo ngo bataye umutwe kubera ngo ikibuno ngo cya mama Charlene. Ubundi mama Charlene ni muntu ki? Hari abantu bagiye bakunda kumwitiranya na Pastor Mutesi, ariko ngira ngo amateka ya mama Charlene yo ageze gute ateye ukwe, ndetse nanjye ubwanjye hari ibintu nagiye mbona birangije birantangaza ndibaza uyu niwe mugore dufite, ese wenda uko yari ameze na n'uyu munsi niko akiri cyangwa se yagize gute yarahindutse. Gusa ikiriho nuko bano bagore ibyo bahuriyeho ni indyarya, ni abantu b'abagome batagira just nyine tu ni ibisambo, ni wa muntu ushobora kwereka yuko muri kumwe ariko arimo aragutera imibare. Mu yandi magambo ikintu Pastor Mutesi Aimé Prudentienne ahuriyeho na mama Charlene cyangwa se bamwita ngo ni Husina Mukeshimana Emerita, uyu nguyu nyine mwamenye ku izina rya mama Charlene. Ikintu bano bagore bombi bahuriyeho nuko nta rukundo bagira, ahubwo ni ibisambo bakunda amafaranga. Bafite ukuntu nyine bagenda bateragura abantu imibare kugira ngo bigwizeho umutungo, nta rukundo na ruke bagira gute bibitsemo. So ngira ngo rero ubundi uyu mugore yavukiye mu ntara y'Amajyepfo, aho ngaho ni uyu munsi ngira ngo ni mu karere ka Nyanza. So avuka mu bana benshi, ariko agize imyaka 11 yaje kuva hano Nyanza aza i Kigali ahantu bita hari Kacyiru mu Kabagari, ahakora akazi ko mu rugo afite imyaka 11. Umva ni kera cyane, mu myaka igira muri za mu 1990 gutyo, nyine ni kera, ni mu myaka ya kera angaha Kacyiru Kabagari. Noneho igipangu yakoragamo, hari igipangu kindi byari byegeranye cyabagamo umwana w'umusore nawe yavukiye mu karere ka Muhanga, bakaba bamwita ngo nta Kabanyura Claude. Mutipe nyine bango ndwa kundi ibipangu yabifatanye, ugasanga wenda ushaka gutereta nk'umwana wo mu kindi gipangu, biragusaba ko wenda wurira ukajya wenda kuri korotiri batandukanya, warangiza ukiciraho wenda ukaganiriza nawe umukobwa wenda ari koza amasahani cyangwa se wenda ari gufura. Nyine ugasanga uyu mutipe bita Claude n'umuntu bita Emerita cyangwa se Husina, cyane ko yari umusilamu mbere cyane, nabura utaza kumubona ari umurokore, yahoze ari umusilamu kazi, biza kugira uburyo nyine ngo bajyana relationship. Gusa none ngo Claude akagira ikibazo cy'ukuntu bita Husina nyine muri karitsiye abasore baga bamushagaye bitewe nuko nyine yarateye neza, ari amabuno ye ntago ari ubu ngubu, na kera hose nyine yagize gute yarateye neza. Bana nzi ko buriya ibibuno cyangwa se kuvanga amabuno y'abagore nzi ko ari ibintu by'inzaduka, barango na kera ngo hari ukuntu ngo abagabo bajyaga bareba nyine ubwiza bw'umugore bakaburebera mu mabuno ye cyangwa se uko amabuno yiwe ngo ateye. So ngira ngo rero ngo mama Charlene uhereye kera kose ngo yakunze guhura n'urugamba rw'abagabo cyangwa se rw'abasore bahamurwaniraga bamutesha umutwe bitewe n'ukuntu ngo yarateye neza. So ngira ngo rero uyu mutipe Claude yaje kuza kugira gutya abona misiyo cyangwa se ava mu Rwanda ajya mu bihugu byo hanze, aragenda akubitayo imyaka 3, ariko amaze y'umwaka umwe umuntu bita ngo Husina cyangwa se Mukeshimana Emerita baje kuza kumwirukana kuri kakazi yari akamazeho imyaka 5. Ngira ngo ubwo yakagezeho muri 1991 nibwo yageze mwako kazi. Hanyuma mu 1996 hamaze imyaka 5 baza kuza kumwirukana muri cya gipangu Kacyiru hano bita mu Kabagari. Hanyuma ahita agenda ajya gukodesha inzu i Nyamirambo ahantu hazwi nk'Imatimba. Bwibera Matimba murabizi hari hafi y'umuhanda wo kwa Mutwe. Kuva kera Matimba ngira ngo Isudoma na Gomera cyangwa se n'ahantu hajyaga
indaya zajyaga gutura nyine, indaya zigurisha zitega niho hantu zagomba kuba zigize gute zituye. Rero sinzi impamvu murita ngo Husina yahisemo kuva Kacyiru yangiza akaza hariya i Nyamirambo mu Matimba, akaba ari hafata akazu k'agashambulete. Ariko nanone abantu bamuzi bakavuga yuko nimugoroba yategaga nk'indaya zose zisanzwe muri za 96, ariko no ngo kumanywa akaza ngo kujya kwiga ibintu bijyanye ngo no kudoda cyangwa se by'ubutayeri, ndetse bakavuga ko ngo yari abizi neza afite iyo talent yabyo. Ariko nyine ninjoro akaza gukora umwuga yihishahishe aterura, ariko nyine akajya no gusenga, akajya gusengera hara kuri wa musigiti wa musigiti w'inyamirambo, ngira ngo harura wa Kadafi, hari n'undi bita Majengu, hari nyine muri wa musigiti wa Majengu hariya hafi aho ngaho, hari n'undi musigiti wari uri ruguru Nyamirambo. Ujya kuri stade ngira ngo nyine bari bamuzi ko ari umusilamukazi, ari umwana mutoya w'umukobwa wari uvuye mu kazi ko mu rugo ahantu bita Kacyiru. So ngira ngo ubwo yavuye mwaka kazi hashize umwaka umwe muri Claude agiye hanze, noneho aragenda amarayo indi myaka, ubwo yamaze imyaka 3, ariko ubwo kuva Husina bamwirukanye hariya mu kazi ke ko mu rugo yakoraga hashize imyaka 2, nibwo uyu mugabo cyangwa se uyu Claude yaje kuza guhindukira agaruka mu Rwanda. So akava aho ngo yajyaga yandika mu by'ukuri ngo amaretere, icyo gihe nta telefone zazarewe, wenda ngo urahamagara umuntu ibiki n'ibiki, nyine wakumburaga umuntu wamuhaga akabaruwa, amara kukamuha ukakohereza nyine, wenda ubwo akazajya kugafata cyangwa se abamuzi bakakamushyikiriza. Noneho samutime ngo akandikira no kuri Radio Rwanda, hari ibyo bitaga indirimbo zasabwe, agakunda ngo kumutura indirimbo bita ngo ayiwe wanyanja we, ngo watuje gutyo nkajya kureba umukunzi, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ngo indirimbo akajya akunda kwimutura cyane, anayimuvuga mu mazina bati ndayikura umukunzi wanjye nkunda cyane, akavuga n'amazina nyine akamentioning. So biza kurangira rero mission yirangiye, nibwo yagarutse aho ngaho Kacyiru agiye kureba wa mukobwa wahabaga, asanga ntaho hari, agahinda karamwica. Mu kubaza nyirabuja wamukoreshaga nawe ati nsigaye numva ngo asigaye ngo yiga ibintu bijyanye ngo n'ubudozi ngo hari Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe. Undi aragenda nyine atemberayo, agenda baririza kera kabaye, nyine abona muguyeho, undi amubonye abura ukuntu abigenza, nyine ararira turikararira gutyo gusa. Ariko nyine ni ya marira y'ingona, hamwe umuntu ashobora kuba kwitinda y'amezi 3 ariko akakubwira ko ari isugi, nawe ukabuze neza ko ari isugi, nyine ugiye kurongora isugi, kumva umuntu atwite n'umwana mani, bya bintu nyine usanga abagabo bagize gute baragowe cyane. So ngira ngo rero bamaze guhura, yamujyanye ahantu yari atuye mu kantu k'akazungu k'ibyondo kabi cyane, yakodeshaga amafaranga, ngira ngo icyo gihe iyo nzu yayishyuraga amafaranga niba ari ngo ari 7, nanga amafaranga ya kera nyine yari afite agaciro, ariko ari akazu kabi gato cyane nyine yabagamo, afitemo akamatera ashyizemo, ubwo nyine nimugoroba akajya gushakisha nyine ibirayi nyine akidandaza. Noneho nyuma yaho nyine baza kuza no kumutera inda, ariko abana na Claude ntago Claude yari abizi ko uyu mugore we atwite, ahubwo yamubwiraga nyine ko ari isugi cyangwa se atarakora ibintu n'umunsi wa rimwe. Numva ko yatangiye kuba umunyamibare kera kuva mu 1996, umukobwa washobora kuba yatwita yarangiza akabihisha umugabo akamubeshya. Noneho wibaze muramutse muhuye mu 2024, urumva ko afite experience y'imyaka irenga muri 28 akora ibyo bintu. Tumva ko bisa kose no ikinyoma kiki ku rwego rwo hejuru, kubera ko uyahobagije bwa mbere uyu Claude yamuhobagije mu 1996. So ngira ngo rero ubwo ngubwo barateretanye, mu guteretana umutipe we yafite amafaranga avanye hanze ntago yari menshi cyane, ariko biza kurangira n'ubundi agiye i Nyanza ajya gushaka papa we na mama we, arangije nyine babwira ko yakunze umukobwa wabo, arasaba ndetse aranakwa. Ngira ngo iyo nkwano yakoye umuntu utahuse nawe ndasingwa kwirwa tuyivuga kubera ko ifite kuntu wende yabishekeje. Ngira ngo papa w'umukobwa bita ngo ni Karambizi Martini, bako umukobwa yise mwita ngo ni Emerita, ndetse n'umugore we cyangwa se ubwo ni umugore wa Martini, ubwo akaba nyina wa mama Sharirene cyangwa se akaba nyirakuru wa Sharirene, akaba yitwa ngo ni Mukarugwiza Elina. Abangaba akaba ari abantu b'Inyanza. Ngira ngo hane Nyanza ni handi wa mugore bita Gisa ejo bundi arutse guturukayo, azavuga ko ngo yagize gute ngo umutango Pastor Claude ngo yashatse kumusambanya. So ngira ngo baje kuza kubana rero mu by'ukuri batagiye mu murenge, batagiye no mu rusengero, ahubwo bahita babana bagize gute bishingiye, bitewe nuko uyu mugabo yari umukristo, noneho uyu mugore ari umusilamu. Baza kubona izo process zose, kandi umutipe yifitiye ivemba yo kujya kurongora isugi ye, atazi ko iyo sugi itwite. Hanyuma bahita bagenda bahita bakodesha inzu, bahita babana nk'umugabo n'umugore, hataciye n'amezi agera muri 6, bahita babona umugore agize gute arabyaye.
abantu nyine bumva ko bikubese kose ashobora kuba abyaye umwana utuzuye, cyane ko uwo mwana yabyaye ari uriya mujya mubona yitwa Sharirene, akana k'agakobwa ubona ko uko bisa kose gafite ubwenge, nikataza kuza kwangizwa wenda n'imico itari myiza ya nyina, ubwo aza kuza kuvuka afite ubumuga bw'ingingo y'akaguru. Ariko nyine uyu urebye mu mutwe ubona ko uriya mwana afite ubwenge buhambaye cyane, gusa nyine yavukanye ikibazo nyine cy'ubumuga bw'ingingo, akaguru kamwe katareshya n'akandi kaguru. So biza kuba ikibazo ngo gikomeye cyane hagati y'umuntu bita ngo bita Claude ndetse n'uyu mugore we bita ngo Emerita cyangwa se Husina. Mu by'ukuri nyine avuga ko ngo ashobora kuba abyaye ngo umwana utuzuye, ariko yamurongoye ajya kumurongora yiwe yari atwite inda bamuteriye muri wa mwuga yajyaga akorera imatimba cyangwa se bya bintu yajyaga akora ku manywa, akihisha mu bintu bijyanye n'ubutayeri, none nijoro akagira gute akajya gushaka abagabo, ariko akirinda ko abantu bari buze kuza kubimenya. Aho ngaho ni kera cyane mu 1996, ubu turi mu 2024. So umukobwa wari ufite ubwenge bwo guhisha umwuga we nk'iyo myaka ya kera muri za 1996, nayo mpamvu uyu munsi rero mushobora kuza kumenya ibya Mama Sharirene nyine just turaza kumubona muri etage, ariko uwo babikora ntago wamumenya. Nyine ni indyaryo yo ku rwego rwo hejuru, ndetse Mutesi we yabarangaho nyine just izina ryo muntu waraza agatetera mu bantu akababwira ibintu byose agashyira hanze ngo ku masitati. Ariko umuntu utama Mama Sharirene we ntago byakunda, nibandikazi rya kera cyane, kuva kera yari ibandikazi. So ubwo ngubwo ibintu bibaho ngaho nyine. Umwana wa kabiri araza, umwana wa gatatu araza, ariko baza kugirana ikibazo ngo cyo kuntu ngo mu by'ukuri umugabo yashaka ko baboneza urubyaro, ariko n'umugore we ashaka kugira gute, ashaka kubyara nyine umufiririzo. Kongira ngo icyo gihe bamaze kuza kubana, baje kuza kujya ahantu bita muri ADPR Nyakabanda, ngira ngo ni hariya nyine Kimisagara, baba ariho hantu mu by'ukuri uyu mugore bamubatiriza, hanyuma rya zina ryo kuvuga ngo ni Husina araritakaza, asigarana iryo bita ngo ni Mukeshimana Emerita, ryane nyine ry'ubusilamukazi, aritakaza mu mwaka wa 2003. Ngira ngo hanga nyine bamaze n'igihe kitari gitoya abana n'umugabo we Claude, cyangwa se ngo amazina ye yombi bamwita ngo nta kabanyura Claude, iyo mazina y'uyu mugabo. So ubwo amaze kubatizwa rero yaje kuza kujya in deep cyane mu bintu bijyanye n'uburokore cyangwa se n'ubuhanuzi. Kera kabaye urumva ko umugabo we amaze kugera mu Rwanda, ubuzima ntago bwagenze neza, kuko yese yinjira mu bintu bijyanye n'igisekirite cyangwa se kujya kurinda ibipangu by'abantu. Ko yavaga Kimisagara akajya kurinda ibipangu hari mu Kiyovu, hari hafi ya za Beneri. Noneho umugore nawe ari umutayeri cyangwa se agenda akakurutura akatwo kudoda imyenda, ndetse abantu banamukunda bazi kwazi kudoda. Ariko baza kuza kumuhereza ubuhanuzi, baramubwira ngo Imana igize gute, iguhinduriye akazi, guhera uyu munsi iguhinduye umukozi wayo. Cyahise areka kujya ku kazi ko kujya kudoda, arangije akagirirwa mu misozi cyangwa se irwa mu nsengero agenda ngo abwiriza ibintu nk'ibyo ngibyo, aza kuza kubipfa n'umugabo. None we akakubwira ngo niba Imana imbwiye ko uyu munsi ngomba kureka bino nakoraga nkajya kuyikorera. None ataha umugabo nawe akambwira ngo ntago nshaka ko bino bintu bikora, ndashaka kujya ku kazi. Ati subwo urumva ngewe nzasuzugura Imana data wa twese nkumvira umugabo wanjye, cyangwa ahubwo nzasuzugura umugabo nindangiza numvira Imana, nidushaka wa mugabo tuzabipfe. Icyo nicyo kintu yavuze. Nawe ukareba ukabati se uyu muntu ubundi agira ubwenge? Nta bwenge burimo cyane, kubera ko n'ubundi Imana imaze guhereza Adamu na Eva ibiti byo muri Edeni, yahise ibahereza akazi ko kuzajya babikorera, bakabikorera isuku. Ntago yabwiye ngo mugende murye gusa, yabati dore ngiriya ingobyi yanyu nyibashyizemo bino biti mujye mubikorera. Bivuze ngo gukora ni inshingano z'umuntu, uba ugomba kurya wagize gute, hari ikintu wakoze. Gusa wenda nuko icyo gihe wenda bitari akazi gakaze cyane, ariko sinzi ko uyu munsi Imana yakubwira ngo va mu bana bawe cyangwa se urugo rwawe ngo ujye kwirirwa ngo uzenguruka ngo mvugira. Hari benshi cyane yavugisha, hari byinshi cyane yakoresha, ariko itagiye gucarenjinga umuntu imusenyera urugo. Ngira ngo rero ibibazo biza ku bibazo, amakimbirane hagati y'umuntu bita Claude ndetse n'umugore we bita ngo ni Emerita, kumvikana birananirana cyane biturutse ku buhanuzi bw'abarokore yari yaherewe mu rusengero rwa ADPR hara mu Nyakabanda. Ubwo iyo urebye mu mateka y'umuntu bita Pastor Mutesi, we yakoze ubukwe cyangwa se ajya mu rusengero bwa mbere, ngira ngo hari muri 1997 ahantu bita kuri ADPR Gasogi, niho bamwakiriye. Ngira ngo n'abakurikirana we n'ubuhamya bwe avuga ko ngo amabere yatangiye gututumuka, mu by'ukuri ngo ari hehe, ari mu rusengero cyangwa se ari mu nzu y'Imana. Ariko akaba yaravukiye mu idini ry'abakatolike, nyuma yaho nyine akavuka tuzuye. Mama we bitewe nuko ngo yaje kuzigira ikibazo nyine yikubita hasi amera nkaho indi vuyemo,
nyine haza kuza kuvamo Mutesi ariko nawe avuka igihe kitageze. Papa we ngo umubyara aramwanga, amaze kumwanga bavuga ngo kano kanya ngira ngo iyo uvutse igitsina ubonye mu rugo gitandukanye n'icyawe, tube niba uri umukobwa ukavuka wenda papa wakwereka urukundo, hari igihe bishobora kugiraho ingaruka zo kubona ko abagabo ari abana beza. Ariko uvuga ngo uyu munsi niba uvutse ugakura ubona papa wari inyamaswa mu rugo atakwikoza, hari igihe biza kurangira kugizeho ingaruka no kumva ko abagabo ari abana babi. Bivuze ngo n'ubundi Pastor Mutesi nawe ashobora kuba ari cyo kibazo yagize, kubera ko akimara kuvuka papa w'umubyaye ntabwo yigeze amukunda, ntabwo yamwemeye, kubera ko ngo yari primatire cyangwa se yavutse atujuje igihe. So bivuze ngo rero ubwo aza kuza kubaho papa we yanga no kumwita n'izina, ari amazina ngo ya Mutesi Aimé Prudentienne n'ibiki byose, ni amazina ngo mu by'ukuri yakomotse kuri mama w'umubyara, kubera ko papa we ngo yaravuze ati reka ntabwo uyu mwana ari uwanjye, sinanamwikoza, uyu mwana utuzuye ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine akura nta rukundo rw'umugabo abona cyangwa se rw'umupapa abona. Hana by'uyu munsi umugane washobora kugenda bitewe n'ibyo bintu byamubayeho ari umwana, yarangiza kuba yakwishakamo ineza umugabo yamugira akayibura bitewe n'uko papa we yamuhemukiye ari umwana muto cyane. Tunyira ngo muri za 2003 nibwo umuntu bita Pastor Claude ndetse na Pastor Mutesi bakubwira ko ngo bari inshuti cyangwa se bahuriraga ahantu bita ngo muri Kopeke, ahantu bakoreraga. Icyo gihe muri za 2003 umuntu bita Claude n'umuntu bita ngo Emerita cyangwa se Mama Charine yaramaze no kuvuka tayari, ngira ngo icyo gihe hari n'abana benshi cyane ko bavuga ko ubundi byameze nko guswapisha cyangwa se kwempurima impapuro, gutyo ubona impapuro zituruka muri photocopieuse niko Mama Charine yabyaraga. Mugabo nawe urumva ko umugabo kwanze ni utera inda, uretse ko nyine ngo harimo n'abana batarabe nyine abaje no kuza kupimisha n'ama ADN basanga abana nyine bari mu rugo, nyine harimo abatarabo uyu mugabo turi buze kuza kubera nabyo kuntu byaje kuza kugenda. Bigeze ahagana mu mwaka w'2006 uyu mugore Mama Charine yagerageje ibintu byaje ngo no kuririmba cyangwa se kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, ariko none ubukene bwari bumeze nabi cyane, kubera ko icyo gihe byaje kuza kurangira umushumba mukuru wa hariya muri ADPR Nyakabanda abahereje inzu y'ubuntu babagamo badakodesha. Ni bwa buntu nyine bw'ubwumba wenda bagenda bakubaka akabate wenda kano kazajya kaba stoke wenda ibikoresho by'urusengero. Noneho umupasiteri wari uyoboye ririya torero rya Nyakabanda arangije abahereza inzu y'ubuntu ati muze mube hano nta kibazo, ntimukajye munyishyura, mbafashe nk'abakristo b'itorero rya ADPR Nyakabanda, kubera ko bari abakene mu rwego rwo hejuru. Umugabo ari umusekirite, umugore yaranze gukora, ahubwo yirirwa agenda nyine ngo mu nsengero nta kindi kintu yibereyemo no kubyara gusa. Ngira ngo umuntu wari wabahaye ino nzu bamwitaga ngo ni Pasiteri Mugabo, kera kabaye hashize amezi 8 inzu bayibamo nyine baratuje bariyakire ntawe bahagaraho babaza ikode. Uyu mugabo yaje kuza kwakira mu by'ukuri ibarwa ivuye mu biro bikuru bya ADPR bavuga ko bagiye kuvugurura urwo rusengero rwo mu Nyakabanda. Arangije aravuga ati rero nimuze gushaka ahantu mujya kuba, kubera ko hano tugiye kujya gute, tugiye kwavugurura. Biba ngombwa ko bafata ngo utuntu bari bafite, intebe bari bafite, umugabo arazigurisha mu rwego kugira ngo aze kuza kubona ubukode ari buze kwishyura inzu yari agiye kwimukiramo. Noneho ngo Mama Charine yari afite icyo bita ngo ubuhanuzi bw'uko azatura kuri kaburimbo cyangwa se azatura ku muhanda w'umukara, nyine nta mpamvu yo kujya mu bintu by'amahegene. Umugabo aravuga ati ntago dufite ubushobozi bwo kuba twakodesha inzu yo kuri kaburimbo, birasaba ko tujya mu nkengero z'umujyi, hanyuma hamwe dushobora kuba twabona inzu wenda y'ibihumbi wenda 8 cyangwa se ibihumbi bingahe turi buze kuza kubamo. Ariko nanone nkwibutsa ko bari bafite abana, ngira ngo bari bamaze kubyara abana 4. Urumva ko abantu bafite abana 4 mu 2006 barabanye mu myaka 10 gusa bamaranye, bafitemo abana bagera muri 4. Urumva ko abo bantu kuntu babyaraga byari bitangaje, yari ku muvuduko wo hejuru cyane. So ubwo kwanza bari bafite abana 5 bako buri myaka 2. Ngo yatwitaga umwana umwe, yatwitaga umwaka umwe yabaga twisemo umwana akamubyara, noneho mu gihe ari kumwonsa akaba twite n'undi mwana. Bivuze ngo ubwo hagati y'umwana n'undi haba harimo ikinyuranyo cy'umwaka umwe wonyine. Nuko ko babyara ngo babanye mu gihe cy'A1996 bagira mu 2006 bafitanye abana bagira mu bana ni abana 4 kuwa gatanu yari ataraza. Undi buze kuza kwereka wenda wa gatanu igihe yaziye ari nawe waje kuza kuvaho ikibazo kugira ngo bano bantu baze kuza gutandukana. So umugabo amaze kugurisha ibyo bikoresho ahita azamuka kodesha inzu ahantu bita Kamuhoza, hejuru nyine mu musozi, hejuru nyine ahantu ubona ko ari kure ya kaburimbo. Mama Charine yaremeye ajyayo.
amaze kuhagera inzu nayo bayibamo hashize igihe ngo cy'amezi 4 bayibamo. Nyirayo yaraje ababwira ati rero iyi nzu yanjye nayo ngiye kuyivugurura, mushaka kandi ahantu mwimukira mujye kuba, kubera ko namaze kubona ibyangombwa binyemerera kuvugurura inzu yanjye. Ku buryo amafaranga yo kugira ngo bimuke bajye gushaka indi nzu nabyo byaragoranye cyane. Inzu barayisenye nyine bakajya bubaka uruhande rumwe, icyumba barangije bandi bimukira mu kindi cyumba, gutyo nyine kugeza aho babonye ko nta handi hantu ho kuba bajya, barangije nyine babakuramo. Ijoro bagombaga kuba bava mu iyo nzu, umugabo yabonye udufaranga, hari umukristo wo muri ADPR Nyakabanda wamuhaye udufaranga two kujya kwishyura inzu bagomba kubamo y'amakeya. Noneho umugabo aragenda arayishyura, amaze kuyishyura abwira umugore ati uze kuza gutaha kare, uze kuza kumfasha kwimura bino bintu tubijyane ahantu tugiye kugira gute tugiye kwimukira. Umugore arangije arabyanga. Icyo gihe ngira ngo yari afite abana 4 ndetse atwite inda y'umwana wa 5, inda yari igize amezi hafi agera muri 4 gutyo, nyine ari inda itaragaragara neza. Noneho muri iryo joro umugabo aragenda arimuka ategeza ko umugore ataha, araheba. Arangiza ibintu byose kubijyana, nyine twabaga ari utuntu duke, ntabwo byaga ari ibintu byinshi. Agera mu nzu, noneho hararyama, bigeze hafi mu masaa 7 z'ijoro abona umugore ntabwo ari gutaha, azabirizwa n'uburakari bwinshi cyane. Arangije aramanuka amusanga mu rusengero. Ngira ngo wari uyoboye icyumba cy'amasengesho, nyine baraye mu masengesho, yahise abwira uwo muntu ngo ni emerita ngo ratambuke mu by'ukuri adushyira imbere y'Imana. Ibyo bintu ni ibintu byabaye pesi inkuru mbarirano, ni ibintu byabaye mu rusengero imbona nkubone. Ahubwo abantu bose babibaza ngo ese uyu mugabo ni umuntu cyangwa ni dayimoni. Mu gihe umugore yari gusenga, ari imbere ari gusengera abakristo be baraye mu masengesho, umugabo yarinjiye, ndetse amakuru avuga ko ngo yari afite n'umuhoro, gahunda kwari ukuza ahita akuraho, ariko aramatse ageze imbere ku ruhimbi, nta kindi kintu yakoze, yafashe urushyi umusaya umwe, umugore abantu bose barikanga, yongeramo mu wundi musaya, mbona we wabaye n'umusirikare ari n'umusekirite, urumva kuko bisa kose rwama mashayenera ahahuriye. Arangije umugore arikaraga yikubita hasi, atwite umwana wa 5, icyo gihe ndifite amezi akaba muri 4. Bativisi nasengera iteraniro ryeje umuhanuzi umukozi w'Imana Mama Sharire. Umugabo arinjira tutabizi, araza ngo bitura urushyi rumwe, araza angaruza urundi, nikubita hasi ngwisha umugongo, nkwita inda y'amezi 4. Bamuhamuvana bamujyana kwa muganga, undi baramufata nawe bajya ahantu kumufunga. Hanyuma hashize iminsi mike baramurekura kubera ko umugore nta kindi kintu yigeze aba, bavuze ko umwana mu nda nta kibazo yagize. Kuva icyo gihe abantu bose baba bati Mama Sharire ne koko ntago ubana n'umuntu, ahubwo ubana n'inyamaswa. Nibyo koko igikorwa uyu mugabo yakoze ni igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa cy'abunyamaswa giteye ubwoba, kandi yarabikoze imbere y'abakristo. Ibaze kugenda ufite ikibazo n'umugore wangize ukajya kumukubitira imbere y'abakristo mu rusengero. Ni ibintu bitabaho, niyo nabyumvisha bati bino bintu ni amahano. Hanyuma umwe mu bakristo bo muri ADPR yahise avuga ati Mama Sharire zana n'abana bawe byo gucumbya kuri wa mugabo, ntago ari umuntu wabana nawe. Aragenda bahita batwara abana, barangije bajya gutura hafi yo kwa Bamutwe, ubwo bakajya baza gusenga ku cyumweru muri ADPR. N'umugabo we baramaze kumuca, adashobora kuba yatinyuka kongera kuhagera. Ariko nyine gake agenda ngo asaba imbabazi, ati mwanyunze n'umugabo wanjye n'umugore wanjye tugasubirana, mwambabariye mukampuza n'umugore wanjye tugasubirana. Abantu baravuga ati ntago umugabo nkawe ushobora gutinyuka akaza gukubitira umugore mu rusengero imbere y'abakristo, ntago uri umuntu w'inyamaswa. Nta nubwo twari tuzi ko Mama Sharire abaye mu buzima bw'ihohoterwa rigeze ahangaha, batandukana gutyo. Ntekereza ko ari amakosa nakoze, kandi nayasaba imbabazi, kuko jewe nahagaze imbere y'iterero nsaba imbabazi, kandi nasabye imbabazi baranazimpa. Hanyuma uyu mugabo yaje kuza kugira andi mahirwe, barangije Imana iramwibuka, bamuhamagara muri UN ati tugira ngo tuguhereze misiyo ujye hanze, hari akazi kabonetse kenda gusa na kakandi wakoze mu mwaka w'1991. Ya misheni nyine yagiye ari umusore muto w'imyaka hafi muri 18. Barongera barabahamagara, abaye bakiriho bagira gute basubirayo. Noneho mu gusubirayo nibwo yaje kuza kubwira Mama Sharire, nabwo ati rero ngize amahirwe nsubiye muri misiyo, kandi nshobora kuzaza mfite amafaranga menshi, ese byakunda ko twakongera tugasubirana tugakurana ubukwe, ukambera umugore none tukanashyingiranwa? Undi ati nta kibazo, genda, ubwo nuramuka ugarutse tuzareba ibyari byo, tubipange turebe niba byavamo. Ubwo mu mafaranga bamuhaye makeya cyane, arangije amunyuraho amuha amafaranga yo kuba ari kwita ku bana no kugura n'utwenda n'ibiki byose. Arangije aragenda afata indege, agenda ajya muri mission ya UN, aragenda amarayo imyaka 2, arangije aragaruka.
ubwo icyo gihe nyine amukubita urwo rushyi hari muri 2006 hariya Kimisagara, abantu murahaza, abantu mwasengeraga. Ubwo amara imyaka 2 batari kumwe. Ubwo wa mwana yaravutse, wa mwana wa gatanu yaramaze kuvuka mu 2008 ajya muri mission. Noneho iyo mission ayimara imyaka 2 arangije agaruka mu mwaka 2010. Amaze kugaruka mu mwaka 2010 ngira ngo hari mu kwezi kwa kabiri yaraje feri ya mbere n'ahandi hantu yayifungiye ahantu mu Masharene yabaga. Arangije ahasanga umugore w'umuhanuzi bitarizi kingira ngo muramuzi, yarari kumwe na mama Sharirene, ari we muntu nyine bahuje imbaraga cyangwa se ari abantu nyine bahuje kwirukanka bagenda mu by'ukuri ngo bakora umurimo w'Imana baranze kugira ikindi kintu bakora. Anga bikavuga ko n'ubundi hari ukuntu ngo agendaga bikurikirana n'abagabo kugira ngo abashe kuba yabona nyine ibyo kurya by'umunsi ku munsi cyangwa se n'ibyo kugaburira abana, ariko nanone bwa buryarya bwe bwabo kamerewo bwe akurikira ariko ntago wabimenya. Si nka mutesi uza kwiyandagaza cyangwa se uza kwivamo ngo wansabye ko dusambana ngo ndagije ngo ngira gute ngo ndakwima. Bura hari ikintu bita icyubahiro cyangwa se kwiyubaha. Uriya umukobwa wihesha agaciro biragoranye cyane kubona n'umusore wamutinyuka ngo ese wamaye ku bintu. Bura umusore nagera kuri stage yo kubwira ngo ngiyewe ndashaka ko nge nawe turyamana, bura yaba yamaze kugucishamo ijisho. Nwango uyu muri umusore ufite umukobwa umukunda, ebana ikintu cyambere cyo kihari no kumutinya bya danje. Nta nubwo iryo jambo warisora mu kanwa gawe uri mubwire, ujya kuri mubwira bite no kwagize gute wamaze kumucisha mwijisho, koko uramutse umubwiye ibyo bintu yagira gute yabikora. Byo mpamvu rero mama Sharirene ashobora kuba akora ibintu birenze bya Pastor Mutesi, ariko nanone mama Sharirene afite ibanga rihambaye cyane kurenza Pastor Mutesi. Ubwo nanjye ndakubwira ibintu byabaye muri 1996 ubwenge yari afite bwo kubeshya ngo umugabo uri isugi kandi utwita umwana ufite inda y'amezi 3 ntabimenye. Noneho mu 2024 uwo mugore subwo urambwira ko afite experience ingana gute. Niyo mpamvu uyu munsi nyine biragoranye ko wamenye ibye, ari muri etage ko ntago wamenye umukodesha etage ntago wamumenye. Mu gihe Pastor Mutesi wakimana no kumubona style kuri stati mfite umugabo ugahita yirukanya muri ba Pastor Claude muri ba kamaradi ngo dore umugabo wanjye, nyine ubwo bakabika ibanga iminsi ngahe bajyana ikibazo bakahita bamujugunya hanze. Mama Sharirene ntago yakubwira ibintu bye niyo wagenda gute. Bana nanjye kugira ngo information ize nzibone byantwaye isukari nyinshi cyane. So ubwo rero amaze kugaruka hano mu Rwanda yahise aza akodesha inzu ahantu, ariko hashize iminsi 3 ubwo yategereje ko wenda umugore we ari buze kuza kwinyakura akaza wenda akamufata neza cyane ko uyu mugabo akunda uyu mugore cyane. So ngira ngo rero uyu mugabo amaze kuguma hano yakodesheje n'umugore we nyine yabanagana barizi iki n'abana, yategereje ko umugore aza kuza mu by'ukuri kumusura araheba. Hano ubwo yari yamuhaye amafaranga avuye muri misiyo yamuha ku mafaranga yavunjishije, arangije ngo ajya mu masengesho nyine gusengera umugore ngo Imana imumusubize, ariko ibintu bikomeza kwanga. Hashize iminsi atabona ataza kumusura, wagiye kumureba arangije aramubwira ati rero mama Sharirene nazanye amafaranga. Dushobora kuba twaratandukanye wenda biturutse ku bukene bitewe nuko nambaraga ipantaro imwe, ndetse naho bwa uri umudamu ntashobora kugura igitenge, ariko ngira ngo kano kanya Imana yadugize gute yaduhaye ku mafaranga. Ndashaka yuko nge nawe tujya kuri banki tugakura ayo mafaranga navanye muri misiyo, hanyuma tugashaka inzu tugura tukajya kubanamo n'abana bacu kugira ngo tube separated, ukodesha nanjye nkodesha kandi mfite amafaranga mu by'ukuri kuba nagura inzu tukabana nk'umugabo ndetse n'umugore. Mama Sharirene yarabyumvise. Amaze kubyumva bafata amamoto baragenda bajya kuri banke, umugabo abikuza amamiliyoni n'inzu yamaze kwitereta yamaze kuyibona, inzu baragenda barayishyura. Barandika ati ngiyewe wenda Claude ndetse mfatanyije n'umudamu wanjye Emerita tuguze inzu na kanaka miliyoni izi n'izi. Amafaranga bayavanye kuri banke, umugore abari uyatwara kuri moto, baragenda yari muri envelope bagize barandikirana amafaranga barishyura. Bamaze kwishyura umugabo mu gukebuka batwenda ko bisa kose umugore wanjye nshobora kuba nigarurira umutima we, ariko wapi nibya bintu bivuga ngo nyine gukunda utagukunda niho ni nk'imvura igwa mu ishyamba cyangwa se ngo niho kumena amazi ku rutare. Umugabo nyine mu guhindukira ashaka umugore aramubura, abaje abantu barangara bati afashe moto aragiye mu kureba nyine abona ivumbi ritumuka umugore ari kurenga. Batse ibi ni ibiki noneho nanzi ko kuva tuvuguze inzu wenda ari buze kongera kunkunda nkuko wenda nanjye mukunda, ariko wapara cyandakariye bitewe nuko nyine yamukubitiye mu rusengero, ibintu abantu benshi cyane bagiye bafata nkaho ari amahano y'indenga kamere. Umugabo nawe arataha asubira muri geto ye, arategereza ko umugore azaza. Wapi haciyemo ibyumweru 2 yagiye kubona convocation imutumiza ku kagari, yitabye asanga ngo umuntu bita ngo Emerita cyangwa se uyu mugore we ngo yamureze cyangwa se ngo arifuza yuko ngo yagurishwa, iyo nzu baguze yagurishwa hanyuma ngo bakagabana, kubera ko ngo mama Sharirene we yari afite gahunda nyine y'ama business yandi yo gushinga
amaturi yo kudoda mu by'ukuri nyine ngavuga ngo kuba iyo nzu njye nawe ntabwo tuzayibanamo rero nta mpamvu kugira ngo amafaranga tugende tuyabike izo miliyoni zose reka tuyigurishe uma yanjye nawe utwara yawe. Umugabo biramucanga ariko mu kwiregura nyine bibimanza akagari birananirana bati tugomba kubohereza mu rukiko, itariki y'urukiko irasohoka baragenda bajya kuburana. Mama Charlene yinjira mu rukiko cyangwa se mu ngoro y'ubucamanza afite n'umwavoka wo ko nta mikino yari ihari. So umwavoka aragenda amuvuganira ku nshuro ya mbere uyu mugabo witwa Claude aratsindwa kuko byemezwa ko bagomba gupasura ayo mafaranga. Ndavuga ati ngiyewe namaze igihe kinini kumwe n'umugore wanjye nza kuza kugira amahirwe kujya hanze yarantaye amafaranga nashatse tutari kumwe, nabaga ndi mu masasu ndi mu bintu nyine ngomba gusheta ubuzima bwanjye wari kwiruka nkagenda kuko amafaranga naruhiye ku buzima bwanjye amasasu anca ku mutwe ayajyane gutya. Undi arajurira mu kujurira biganiriza undi muntu noneho hariho haje kuzamo akabazo k'uyu muntu bita Charlene. Uyu mugabo noneho aza kuza kumena amabanga y'uko uyu mwana bita Charlene atari umwana we, ati ko ngiye naviye muri mission n'igihe twaryamane n'uyu mugore n'igihe yabyariye ntago ari byo, nubwo yambeshye ko umwana ngo yavutse atuzuye ariko yagize gute yari yuzuye. Hanyuma yaho nyine ubwo umuntu avuga ati aka kantu uze kuza kukitwaza nk'iturufu mu rubanza nugakirisha biri buze kuza kurya, kuko abivuze bapimye na ADN. Umugabo yishyuye amafaranga bapima ADN basanga amaraso ya Charlene ntabwo ahwanye n'amaraso y'uyu mugabo. Kandi nkwibutsa ko Charlene ubwo yamutwitiye hari ahantu bita Imatimba, ahantu yari atuye Nyamirambo nyine yigurisha. Bivuze ngo Charlene biranagoranye kuba yamenya se umubyara, uretse ko uyu mugabo Claude nyine yamwiyandikishijeho ndetse no kwiyo nzu bayigura yari yamwanditseho nk'umwana ugomba kuzagira gute kuzamuzungura cyangwa uzagira uruhare mu mitungo y'uyu mugabo. Urumva ko uyu mugabo rwose nubwo yakoze ikosa ryo gukubita Mama Charlene ariko uyu mugore yagiraga gute yaramukundaga mu buryo bufatika bunagaragara. Aho ngaho ugira ngo hari mu mwaka wa 2010. So ngira ngo rero umugabo atsinda gutyo, amaze gutsinda arataha, ubwo inzu arayegukana. Bivuze ngo n'inyandiko babe bakoze iyo barahinduye, ubwo umugore amukuraho bete nuko yagaragaga ko nta rukundo amufitiye, aherekeraho abana nyine abana be yemera. Ariko samutaye nyine wo Charlene na Strina n'uyu munsi aracyafata Claude nkaho ari papa w'umubyara kwa ntago yigeze amuhemukira, uretse wenda ayo makode wenda nyina agenda amushyiramo. Wabonye ko yamuzanye no ku bihanda nyine ibintu byagize gute byarakomeye. Baragenda baricara bamara indi myaka hafi igera muri 4 barongera bamera nkaho bagize gute basubiranye. Mama Charlene ashyira agapira hasi kubera ko byagaragaga ko umuntu bita Claude ari kugenda arushaho kugenda azamuka mu ntera. Bigeze mu 2014 nibwo umuntu ta Mama Charlene yongeye kureshya uyu mugabo, amaze kumureshya mutakazamo, aribwo noneho yagiye none iwabo kugira gute kumukwa ya nkwano. Ujya wumva Mama Charlene yagiye abwiriza muri za 2018 2019 agenda abeshya ko atakowe, ariko uyu mugabo yaramukoye mu 2014. So amaze kumukwa rero n'ubundi ntago yigeze ajya no kubana nawe. Inkwano baragiye barayitanga, ariko amaze kuyitanga mu kugaruka umugore yanga kongera gusubirana n'umugabo. Umugabo nyine akora avuga ubwo nyine byararangiye nzashakira handi. Ati gusa nyine ngiyewe ntago ncuba kuba nabona umugore, kuko ngiye umugore wanjye Mama Charlene kabisa ndamukunda, umugore mwiza ndetse ndamutekereza ngiye nkumva ndanasaze. Ariko undi we wapi yabyikuyemo byararangiye. Ubwo niba wenda ari ubuhanuzi cyangwa se wenda ari izindi kode zindi cyangwa se niba harabonetse abandi bagabo barenze, ntago ibyo ngibyo wabasha kuba wagira gute wabasha kuba wabimenya. None ibaze kugira ngo umuntu umujyane kuri banke atwara amafaranga ngo mugiye kwishyura inzu, none unamurebe ko kubone ari muri mood yuko mwasubiranye, ariko ku mutima we nta kintu kirimo. Bati okay reka tugenda ayinyandikeho dusinye, nitumara gusinya nzahita mutezinga. Niba twaguze inzu ya miliyoni 20 azahita mpampa 10 nawe twari 10, cyangwa se nzatwara 15 kubera ko ari njye ugize gute ufite abana. Ariko ibyo ngibyo yarishukaga kubundi Stein n'ubundi yarameze nk'aho ari indaya ya Claude, ko ntago bigeze bajya mu murenge gusezerana cyangwa se mu rusengero. Ibintu nk'ibyo biraho nyine ubona bigize gute bidasobanutse. Urumva ko uyu mugore nyine akubwiraga ngo ni umuntu mubi cyane, ni dangerous woman. So rero akagira n'amahirwe nyine ngo akagira ngo n'ikibuno ngo kigenda gikurura bya bigabo by'ibihehesi bitambuka, ukabona byarwaye umuraramo. Nava ntago ashobora kumara umunota umwe cyangwa se iminota 2 ataragena mu nzira ngo akebuke, cyane ko u Rwanda ruri mu bihugu bifite abagore beza cyangwa se abanyarwandakazi ni beza. Rero iyo udafite kwikaruma muri wowe, muri mukobwa wese uciyeho ukebuka wanasara. Buri abahehesi bafite ibibazo bikomeye cyane, ariko burya umugabo uri seriye wana niba ngiyewe mvuye hanga mvuga ati ngiye hanga ntagomba ngomba gukebuka. Nk'uko ko umukobwa w'inzoba nciyeho, ngo ko umugore ngo wambaye imina nciyeho, ngo ko umugore ngo ufite ngo amabona tetera nciyeho, ntago ngiye nshobora gukebuka niyo waza wisize iki. Fa kuba ngiye mvuye ngo mvuye hanga ngiye hanga cyangwa wenda mvuye hanga nje kukureba itsoke, ubwo twahura nyine nkakubona, ariko ntago twahura mu nzira ngo nibagirwe ibyo nari ndimo ngo ninayiza ngo ngiye kurarama kubera wowe.
impossible. Buri sayo mabona bari meke. Hari n'ibintu ari n'imbaraga mujye munandebera hari n'imbaraga ziba zidasanzwe. Bagiye kugira ngo ubwenge bw'umugabo buze kuza kuvamo bitewe ngo n'ibintu biri mu mabuno y'umugore. Shabira bintu ngena n'ubu ntago nyambyiyumvisha gusa zira mbaraga zirarenze abenshi baguyemo barazitse babuze ubwenge kubera amabuno y'abagore kabisa. Kandi none bibaza n'umugore noneho na n'uyu munsi n'umurokore ariko arakizerera mu mabuno ye cyangwa se aracyumva ko igice cy'umubiri we kigomba hazaza just na mabuno ye. Kandi ni umurokore nabo mu makarabo babasha debo n'ibiki byose nta kindi kintu ba presentinga na mabuno. Ariko wajya muri mind ugasanga nta kintu kigize gute, nta kintu kirimo. So ibintu bya Claude na Emerita cyangwa se mu masharirene bigenda mu by'ukuri bikomeza kugenda bifata indi ntera, ariko Claude yakundaga Emerita bya hatari. Ariko wenda Emerita nawe akahahamuka bitewe n'ibintu yamukoreye mu rusengero, aza kumukubita imbere y'abakristo bati umuntu ndamuka njyanye nawe mu nzu, none ntago aziri buze kuza kuntsindamo, nta muntu uhari. Ugasanga buri wese afite rezo ku ruhande rwe, ariko n'ikintu nge nenga no kuza gutaranga umwashakanye yawe nta n'ubugoryi n'ubufu. Niba tubanye mu nzu dushobora kuba inshuti ariko kubana nge nawe bikananirana, ugasanga ndagukunda nawe urankunda ariko imico yanjye cyangwa se imyitwarire yanjye ugasanga ntago bihura, iyo ntago bitugira abanzi. So bivuze ngo uyu munsi ashobora kuba ari umugore ukunda umugabo n'umugabo ukunda umugore, ariko ugasanga kubana byonyine ibintu byageze gute byananiranye, ariko urukundo ruhari. So nta mpamvu kugira ngo utandukane n'umuntu ujye kumugira topic cyangwa se ujye kumugira content yawe ahantu hose ngo umugabo ivi na ivi kugeza naho uza kuza kumubeshyera, ukaza kwigisha ko takowe kandi warakowe, ukaza kwigisha n'ibintu bitigeze bibaho, ukaza kubeshyira n'abashumba baguhaye inzu y'ubuntu ye, ukajya naho uza kuvuga ngo bankuye ngo mu nzu kandi baraguhaye inzu y'amezi 8 ukaba mutishyura, bakaza wenda kuyigukuramo bagiye kuyivugurura. Ese washaka ko wenda uyu munsi Nyakabanda kuza kubitavuguruye kubera wowe ko uwo mugabo waguhaye inzu y'ubuntu numvishe ukora ibiganiro ugenda umuharabika ngo yagusenyeho inzu? Ni ibintu byinshi cyane. Ikindi ni ngo ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima buri private zawe ntago abantu mwagombye kuba mubizana ku mihanda. Kandi ngo nka kiro kiganiro ashaka kukibona kumva kiramubabaje, ndetse akanababara cyane kabisa. Wenda abantu baye bamuzi uyu munsi ntago bari bazi ko yabaye matimba, ntago bari bazi ko Sharirene isatana munsi kugeza uyu munsi nyango Sharirene ashobora kuba atazi se, kubera ko icyo gihe nyina bimatimba yishaga mu bintu bijyanye n'umwuga w'ubutayeri, ariko nyine mugoroba asambana n'uwabonye wese. Ariko kubera amahirwe make yaza kuza gutwara inda, umugabo we cyangwa se umusore wamukundaga ava muri misiyo asanga afite inda y'amezi agera muri 3. Hadaciye kabiri, hadaciye amezi 6 babanye tayari ngo umugore ngo agiye kubyara, wumva ko ngo abyaye umwana utuzuye, none byakubitanira kukuba wenda umwana yaravukanye ubumuga bw'ingingo y'ukuguru, ugasanga nabyo bwabyo bigize gute, bibaye ikibazo cy'indengakamere. So ngira ngo rero aho ngaho muri za 2010 nibwo wenda urugendo rw'iyogeza butumwa bwahise butangira, ariko none biza kuza gukomera cyane ubwo YouTube yatezagamo muri za 2019 2020 nibwo bano bagore batangiye kugenda bimurika kuko barigaragaza. So group Pastor Mutesi cyakoze ikintu wenda nshimira Mama Sharirene, yanambanye n'abana be. Niyo wenda yakora ibyo bintu by'ubusilati cyangwa se agakora ibintu by'ubusileyi, wenda yihishe mu bintu bijyanye n'iyobokamana cyangwa se yigize ngo umuntu umukozi w'Imana ngo muvuga butumwa, ariko none yanambye mu bana be. Ntago yigeze mu by'ukuri hari umugabo wundi twabasha kuba twamenya nyuma y'umuntu bita Claude batandukanye, uretse ko banatandukanye bataranasezeranye. Uvuze ngo uyu munsi nyine ubwo bari abana bavutse mu buryo nyine bwa Claude, ntago ari abana mu by'ukuri bambwira ngo bavutse mu buryo nyine bwakombye kuba buhesha agaciro yaba Mama Sharirene ndetse na Claude kuba babanye mu buryo bw'uburaya. So ubwo rero mu myaka za 2010 ngira ngo nibwo Ntaganda na Pastor Mutesi nayo rwageretse baratandukana, bakorana ibintu by'amadivorce. Hanyuma Umutesi nyine we kwiyakira biramunanira, ndetse n'ibyo akoze byose ntabikorane nyine ubwenge. Icyo akoze cyose abantu bakahita bakimenya. Pastor Mutesi ari mu rukundo na runaka, abantu bakahita bimenya. Hari umusore uri gutereta Pastor Mutesi, abantu bakahita bimenya. Ese ninde waguriye umwenda Pastor Mutesi? Ni kanaka. Ese ninde wararanye na Pastor Mutesi? Ni kanaka. Ariko Mama Sharirene akora ibintu bye, ariko akabikora mu bubandi bwo hejuru cyane ku rwego rw'indengakamere. Bivuze ngo nanjye ubwanjye ndamutinya cyane uriya mugore nakasa mutwe. Bivuze ngo bari abasha diba wose wana ngo bari yakuru bara ntabana ntago babazi game. Ibaza umugore wakoze ibintu muri za 96 mwana, umva experience afite mu kazi kuningana, ntago ibaho. Umugore uzi guhisha ibintu agahisha ibintu mw'icyo gihe ari umwana muto cyane, none uyu nguyu ari umukecuru, usubu ngo wamenye atekereza.
ntago byakunda niyo wagira ute nyine just ubwo ashobora kuba afite n'abagabo 4 cyangwa se 5 ariko agakora buri cyo bigira ibanga rikaze cyane ku buryo nta muntu uri buze kuza kumenya icyo umugore atekereza. Ariko Mutesi warahura n'umugabo w'umurundi ngo wamuherwe ngo aje Burundi ya kwihura wenda na Rusagara akahita kuri state ngo nabonye shiri ngo I love you sweetheart, ipereza rigatangira amagambo akaba amagambo. So bivuze ngo rero ubwo n'ubundi Pastor Mutesi ndetse na Mama Charlene ni abantu bamwe ni kimwe, ariko icyo batandukanye nuko Pastor Mutesi we ntabwo agira ibanga mu buzima bwe, icyo yatekereje cyose cyangwa se kimubayeho cyose iyo yishimye ahita bivuga, ubwo niyo yababaye nabyo ahita bivuga nyine akabivugira aho ngaho. Ariko Mama Charlene ni indyarya. Ujye ureba n'uwo mukobwa we Charlene, ujye umureba ibiganira akora wumve, urebe imyaka afite, wumva karima afite kuntu kameze, nawe ni mubi cyane uriya mwana w'umukobwa afite ubwenge buri hejuru cyane. Niba atari ubucakura cyangwa se uburyarya, kuko niba ari kuri yameze ari ubwenge abaye afite byaba ari fresh cyane, ariko cyaba ari ikibazo gikaze niba ari ashobora kuba yabincakura nka nyina. Abonye yaramuzanye n'imihanda, kandi iyo waje imihanda ntago ahangaha yukubita imbeba ntago bararihaka, ntayo kuza bangura imihanda ngura umwana ngura imihanda uri umusaza, upfa ko waje imihanda nyine ubwisira kota, ugomba kuba witeguye guhangana n'ibyo uzahura nabyo. So urakoze cyane, niba warakanze subscribe kuri Bosco Empire ndagushimiye. Iki niba utarayikanda nakwifuza ko wayikanda nonaha kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 tugenda tumenya ibintu byinshi cyane bitandukanye. So hagati aho ngaho ngira ngo ukeneye ikibanza ni ahantu bita mu Bugesera mu murenge wa Mayange, aho ngaho wahamagara nimero iri kuri screen yawe kugira ngo ubashe kubahabwa ibisobanuro birambuye, haba kubijyanye na procreation, kubijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka bya imitation, yewe no ku muntu wamaze kugura bagufasha kubabona ibyangombwa byo kubaka mu buryo bugize gute bugoroshye. Ni hafi cyane uvuye i Kigali ndetse ni hafi cyane uvuye ku kibuga cy'indege, ariko urusaku rw'indege ntago ushobora kuhagera, ariko ni ku muntu ufite imodoka y'iminota 15 cyangwa se 13 ashobora kuba avuye aho hantu ageze ku kibuga cy'indege. Bivuze ngo ku bantu bazi kureba future neza, bazi gusoma ahazaza, urabona ko mu myaka 5 cyangwa se mu myaka 6 ahantu haraza kuza kuba hagize gute hatikoraho. Ushobora kuhagura ukashyira hoteli, aparitoma cyangwa se n'andi mazu nyine yo kubamo yo gukodesha, bayo uri umukire ufite amafaranga mu by'ukuri nagushishikariza ko kiriya kibanza wakigura. Imana iduhana umugisha, naho ubutaha. Ciao ciao.